Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Nshimiye Imana yo impaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Imana ishimwe. Jya ubasuhuza. Nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu, musangiye ukwizera tubonera muri Kristo Yesu. Ku bw'aya mahirwe tubonye kongera kumva icyo Imana ivugana n'imitima yacu, dusangira ijambo ry'Imana kuri YouTube channel Undi Umwe Official. Nguhaye ikaze mu nyigisho tugiye gutangira izakomeza, inyigisho ifite umutwe uvuga ngo ibyirato byawe ni ibihe. Bivuze ngo turimo kuvugana n'abamaze gukizwa bakakira Yesu binyuze mu kwizera. Amazina yabo akaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo kandi bakaba bafite ibyiringiro yuko mu ijuru ari igihugu cyabo. Ariko ntabwo twabura kubwira n'uwundi wese ukiri kure utariyunga n'Imana binyuze muri Kristo Yesu ko nawe Imana imutegereje kugira ngo imwakire mu muryango w'abana bayo. Bahaye ikaze. Muri iyi nyigisho tuzakoresha cyane cyane icyanditswe kiri muri Yeremiya, igice ni icya 9 guhera ku murongo wa 22 kugeza ku wa 23. Twongere dukoreshe n'ikindi kiri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 2 guhera ku murongo wa 15. Reka nsome Yeremiya 9:22. Haranditse ngo Uwiteka avuga ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. 23. Ahubwo uwirata yirate ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Nongere nsomera cya cyanditswe kiri mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 2 guhera ku murongo wa 15. Haranditse ngo Bibiri ijambo ry'Imana, ntimugakunde isi cyangwa ibiri ku isi. Umuntu ukunda isi, umuntu ukunda iby'isi ntabwo ukunda Imana aba afite. 16. Iby'isi nibyo ibyo umubiri w'umuntu urarikira, n'ibintu amaso ye areba akabyifuza, n'ukuntu yirata ibye, ibyo byose ntibikomoka ku Mana Data, ahubwo bikomoka ku isi. Mbere na mbere ibyirato ndashaka kubanza kubivugaho, cyangwa se ibintu umuntu yumva agaciro ke karimo. Maze mbibutse ko twe abakijijwe nta kindi kintu dukwiriye gushakiramo agaciro kacu, cyangwa se dukwiriye gushingiramo agaciro kacu, cyangwa se dukwiriye gutuma umutima wacu ufatana n'icyo kintu, cyangwa se ngo dufate ibyiringiro byacu tubishyire muri icyo kintu, keretse gusa muri Kristo Yesu. Impamvu ni uko ikintu cyose washyiramo ibyiringiro, ni uko ikintu cyose washingiraho ubuzima cyose ni icy'igihe gitoya, kandi uko gushingiramo ibyiringiro wowe ubwawe nupfa ukava kuri iyi si ntabwo uzabasha kugumana n'icyo kintu. Bivuze ngo ibyiringiro by'abizera bishingiye mu Mana gusa. Uyu munsi ndavuga ku kintu kimwe gusa: uwutizera, utarahura na Yesu, ibyiringiro bye ni ibihe. Bivuze ngo mu gice gikurikirana tuzareba noneho twebwe abamaje gukizwa ni gute dukwiriye kwiyambura imitekerereze ishingira ibyiringiro byacu mu bintu runaka, noneho imitekerereze yacu tuyerekeza ko ibyirato byacu, agaciro kacu gakwiriye kuba Kristo. Ibyo nibyo tuzareba mu gice gikurikiyeho. Ariko ubu reka turebe uwutarakizwa we ibyirato bye ni ibihe. Ndagira ngo mbabwire yuko iyo umuntu atari yakizwa aba atandukanyijwe n'Imana. Nanone
mu mwuka we imbere, muri cya gice cy'umwuka cy'imbere. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri uyu tubona, hakaza ubugingo bugizwe n'ibitekerezo, amarangamutima n'ubushake, hakaza igice cy'imbere ari cyo umwuka. Muri icyo gice umuntu aba apfuye kuko aba atandukanyijwe n'Imana bikomotse mu cyaha cya Adamu na Eva cyo kutumvira Imana. Bivuze ngo uyu muntu rero nta kintu na kimwe cy'ubumana kiba muri we. Ashobora kuvuga ko Imana ibaho ariko we imbere muri we ntago abasha kuyumva. Yewe uyu muntu ni intumbi, aba apfuye azize ibyaha no kutizera Imana. Bivuze ngo rero uyu muntu nta kindi kintu aboneramo agaciro. Agaciro ke akabonera mu byo atunze no mu wo ari we. Bivuze ngo agaciro ke kenshi kagendana n'amashuri yize, kagendana n'ibyo atunze, kagendana n'izina afite, kagendana na poste runaka. Ariko ibi ngibi imbere y'Imana bikaba ari ukwihimbaza, bikaba ubwabyo ari ukubusanya n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Reka mbivuge gutya, kuko ijambo ryatubwiye ngo umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, umunyabwenge yere kwirata ubwenge bwe, intwari yere kwirata ubutunzi bwayo. Bivuze ngo ibyo ngibyo abo ngabo batizera Kristo bakora ubwabyo ni ukubusanya n'ijambo ry'Imana, ni ukwigomeka ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu niba utarakira Yesu ngo umukingurira kwinjiremo, umukingurira guha ubuzima bushya, akubwire, akuyobore, akwereke aho ibyiringiro nyabyo bibonerwa, uyu ni umwanya wawe. Ujya wirata amashuri, ujya wirata ubutwari, ujya wirata ubuhanga, ni ukubusanya n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya ryatubwiye ngo dore uku niko Uwiteka avuga, ngo umutunzi yere kwirata ubutunzi bwe, umunyabwenge yere kwirata ubwenge bwe, ngo intwari yere kwirata ubutwari bwayo, ahubwo ngo uwirata yirate ko yamenye akansobanukirwa, ndi Imana igira imbabazi, ngo kuko ibyo ari byo binshimisha. Bivuze ngo ibindi byose abantu bakora, kwirata ubutunzi bwabo, kwirata amamodoka batunze, kwirata imyambaro bambara, kwirata ibihugu bagiyemo, kwirata amashuri bize, ibyo byose bibusanya n'ijambo ry'Imana. Urimo kubusanya n'icyo Imana yakuremeye. Muvandimwe, niyo mpamvu Imana ikwinginga binyuze muri njye kugira ngo uhindukire, ubwire Imana ngo nanjye ijambo ryawe nsanze mbusanya naryo, nsanze ntakora ibyo rinsaba, nanjye ndaje unyakire, umbabarire aho nigometse ku ijambo ryawe. Imana yiteguye kukubabarira no kukwinjiza mu muryango w'abana bayo. Bivuze ngo uyu munsi cyo naringambiriye cy'Imana yari impaye mu mutima wanjye ni ukubanza kuvuga uko umuntu utarakizwa ngo yakire Yesu, ibyirato bye, agaciro ke nako ngako. Twabivuze mu nyigisho ikurikira, tuzareba ibyirato by'abamaze kwakira Kristo Yesu agatura muri bo, akababera umwami n'umukiza. Reka dusenge. Urakoze Mana kuduhaye uyu mwanya mwiza ngo tuganire ijambo ryawe. Ufashe buri wese uryumvise, urimuganirizeho cyane mu mutima we, kandi umuhe ingero zibifatika, kuko ni wowe uzi umutima w'umuntu kandi uwurondora. Ijambo ryawe ribangukira cyane kumenya ibyo umutima w'umuntu wibwira, ibyo ugambirira, bya bindi tutazi, bya bindi biri indani mu mutima. Ijambo ryawe rijya bigeraho rikabimurika, tugatangazwa n'ububi bwacu. Iri jambo riherekeze mu mutima w'umuntu wese ugiye kuryumva, rizane ubuzima no gukira, rizane guhembuka Mana, rizane umuntu wari uri kure, rimukurure rimuzane kuri wowe, ahakirire, ahabohokere, avugurwe imitekerereze, ahinduke icyaremwe gishya. Urakoze Mana, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen.